Ndabasuhuje kuri mwe mwese muri kumva. Uyu munsi tugiye kuganira ku muntu wakoze ibitangaza byinshi mu gihe cyashize, akaba n'umwami w'abami. Nk'uko mubona hano ku ifoto rero, uwo nta wundi ni Napoleon Bonaparte. Napoleon ni umwe mu bayobozi b'igihugu b'icyubahiro mu mateka y'Uburayi. Akaba yaravutse ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1769 muri Karasika. Yabaye umuyobozi w'ingabo z'Ubufaransa mu gihe cy'intambara ya Revolution cyangwa intambara y'impinduramatwara. Hanyuma aza kuba umuyobozi mukuru w'igihugu, aho yungutse ububasha bw'igikundiro mu mwaka wa 1999. Napoleon yakoze byinshi mu guhindura Ubufaransa, arangwa no gushyiraho amatwara yagihaniraga imibereho cyangwa imirimo ivuga uburenganzira bw'abaturage n'uburyo bw'ubutabera, icyo yise Code Napoleon. Mu mwaka wa 1804 yabaye umwami w'abami, Imperie cyangwa Impera mu rurimi rw'icyongereza. Akomeza kuba igihangange mu mibanire y'Uburayi, arwana intambara zitandukanye harimo n'intambara ya Austerities mu mwaka wa 1805. Ariko mu mwaka wa 1812 ingabo ze zateranyijwe mu rugamba rwo kujya mu Burusiya. Nyuma yaho rero biza kugira ingaruka zikomeye cyane, kubera ko Napoleon yaje gufungwa ku kirwa cya Elba mu mwaka wa 1814, ariko nyuma yaho akaza kugaruka mu Bufaransa mu mwaka wa 1815. ni ukuvuga ko yamazeyo umwaka umwe. Icyo gihe yahise atangiza igihe gito icyo yise 100 days, ariko agatsindwa mu ntambara ya Austerlitz cyangwa intambara yitwa Waterloo. Yafunzwe ku kirwa cya St Helena, aho niho yaje gupfira ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa Kamena mu mwaka wa 1821. Muri aya mateka rero mwumvishe ko yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko munyemerere nzi kugaruka ku magambo y'ingenzi yavuzwe na Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte yigeze kuvuga ijambo rikomeye, avuze ngo igihe cyose utabasha gukura mu maboko yawe imirimo yawe, ukumva ko udashoboye, uzatsindwa. Igihe cyose utabasha gukura mu maboko yawe imirimo yawe cyangwa ngo wikorere ibyawe, ukumva ko udashoboye, uzatsindwa. Yigeze no kuvuga ngo ntabwo ari ukugira intego, ahubwo ni ukugira umwete wo kuyigeraho. Burya si byiza kugira intego, ahubwo gira umwete wo kuyigeraho. Yigeze no kuvuga ngo intambara ni ubukungu bw'impunzi. Aranavuga ngo niba udashaka kugera ku nzozi zawe, ntabwo ugomba gukubagana. Kubera ko akenshi umuntu ushaka kugera ku nzozi ze burya arakubagana. Yigeze kuvuga ngo ubukire ni ikintu cyiza, ariko ikiruta byose ni ugukorera ikintu, gushyira mu bikorwa bikaba biza neza. Yigeze no kuvuga ngo iyo ushaka kugera ku ntego zawe cyangwa ku nzozi zawe, ugomba kubikora ufitanye isano n'abandi. Ni byiza ko ugera ku nzozi zawe, ariko nanone ukabikora ufitanye isano n'abandi, apana kwiheza. Yigeze no kuvuga irindi jambo rikomeye, yaravuze ngo icyizere ni ikiruta byose mu mukino w'urugamba. Yigeze no kuvuga ngo umurava n'ubwitange bigira uruhare runini mu ntwaro. Aranavuga ngo ntabwo ari iby'ukuri ko wihanganye, nuko wiyemeje. Yigeze no kuvuga ikintu gikomeye, yaravuze ngo ikintu cyose gishoboka igihe ufite ubutwari n'ubushake. Ikintu cyose gishoboka igihe ufite ubutwari n'ubushake. Yigeze kuvuga ngo ntukareke guhitamo mbere yo gusubira inyuma, banza uhitemo mbere yo gusubira inyuma. Yigeze kuvuga ngo ubuzima bwo mu mutwe nibwo bushobora guhindura ibindi byose. Ubuzima bwo mu mutwe nibwo bushobora guhindura ibindi byose, kuko nta kintu wajya gukora udafite ubwenge. Yigeze no kuvuga ngo aho ushaka kugera wirinda ikiguca intege, kuko urukundo rushobora guhindura byose. Aho ushaka kugera wirinda ikiguca intege, kuko urukundo rushobora guhindura byose. Ayo rero namwe mu magambo yavuzwe n'icyamamare
aricyo Napoleon Bonaparte. Ndizera ko aya mateka yagushimishije hamwe n'aya magambo y'intyoza yavuzwe na Bonaparte. Mbibutsa ko Bonaparte yari umwami w'abami, akaba yaravukiye muri Karasika hamwe n'inyanja ya Mediterranean. Nanone uyu akaba yarabaye umugaba w'umukuru w'ingabo. Ayo rero ni amateka ya Napoleon Bonaparte. Ndizera ko bwagushimishije rero. Nimba bagushimishije kanda ku kazogera, ukande na subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu mateka no mu magambo yadufasha mu buzima yagiye avugwa n'ibyamamare biri hano ku isi. Bibutse ko buri munsi nzandahanyura hano kuri YouTube channel.